cya shitani cyarakaye. umusore utanyezo ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. Udahatina umuziki muri Afrika nawe urashaka ibaze ko igihe nakoreye amapiano mwese mwari mukiri abahigi mutaraza muri za Karimana Gahigi mutaraza ni Kigali urumva ko nakoze sawa sawa muri 2019. Oya sawa ipiano ricyaduka sawa ipiano ricyaduka turashaka piano ryumye ariko nuza amapiano type z'amapiano ni nyinshi Ddumba. Hari amapiano uzi ko hari indirimbo ziri slow z'amapiano ndabizi ariko turashaka piano zifite tempo nyine irimo hagati na hagati hanyuma n'izindi zo kubyina nyine. Rero bikora bijyanye na mood urimo n'icyo ushaka n'icyo umva ushaka gukora byose. Rero ntago bikuraho ko ari piano. Ipiano ushaka rivuga twumva piano ushaka kandi nkwikire mu bwinshi. Ipiano nka Komasaba sawa cyangwa sele nka Komasaba cyangwa sele yamboso cyangwa Komasaba. Ibi piano byanyu mujya mu nyamuzerega nama piano cyangwa atsinda retate atsinda retate atsinda retate atsinda retate shadibu ndabyumva ndibyumva ariko aba producer bacu buri bararenze. Uziko ngiye nakoranye n'aba producer benshi muri iyi minsi benshi cyane kuri no album nyine, ariko nk'indirimbo mba nkunda cyane ziba nakoranye n'aba producer bacu b'Abanyarwanda kubera ko bo understandinga feelings umuntu akira mu ndirimbo. Rero Element akeneye gukora piano ryumye ariko ibyo byiswa guma agenda kanura ibyisa ahantu hose sinzi ibintu abarimo. Wowe uri umujaji wa producer, uri umujaji w'abahanzi, uri umujaji wa influencer, wigize nzikoga woza ibintu byose mba mbizi erega ngenda kubivuga. Uzarebe niba hari ikintu mvuga Abanyarwanda bavuga ngo cyakaba cyo kora Ddumba ibyo avuga nibyo buri cyo mvuza. Iyo bize mu muziki buri art nta mistake igira. Iyo bibaye muziki hari n'icyo ukora ibintu wibeshye. Dusubiza inyuma Afrika yose irimo irakubita amapiano n'ibidije byanyu bya Brian birirwa bikina amapiano y'ahandi nitujya kumva amapiano ya ukajya gusanga ubukobwa bwose bwo burabyina bya piano kubera iki mutayakura bakabyina yacu. Ubivuze nabi ariko ntago turi kubasubiza inyuma ko ntimwigeze mugera imbere. Turi kubajyana imbere, turi kubasunika, urumva ibintu dushaka. Naringiye kurangiza live ntavuze kuri The Ben ariko niba urimo uravuga ko muradusunika ndabona muri muradukurura ninshiramo The Ben uraho ubigeze se kandi utangiye kwikoropa muri yasima yawe. ariko reka simbivugire kuri live yawe nzabivugira ku live kanje ko ya The Ben oya ndarakaye. Uzagatumbagira ubivuge. Ejo nabonye postinga ntabwo uzongera kumvugaho ngo bituma utavuga abandi bana ugira umunwa wo kuvuga usanga he ku buryo ari bwo postinga gusa. Oya ino minsi insigaye mbavuga cyane we na The Ben ugasanga abandi bana bose barazima. Nk'ubu hari umuntu akinzi ko Ariera Ways abaho ariko cyumwita Ariera byose nta muntu w'umusaza azizi Ariera si basi Ways yarazimye, Juno yarazimye. Ways ntabwo yazimye ahubwo buri umusani agira n'umwanya nyine wo gusubira muri studio akivumburamo ikindi kintu. Mu minsi ishize se nanjye sinari narapowe nari nabaye mbihoreye nanjye ndi kumira kutuzi ngo nsubire mu we hari akantu ubundi The Ben yagukoze kahise kaguhabura. Yaraje amaze imyaka nk'icumi adakora indirimbo ahita akora indirimbo imwe twese turamwiruka tuvuga ati iki ni cy'abantu bose baravuga none hugira umujinya uravuga ati uno mukarita sinibaza nyuma y'imyaka 10 agahita kubita hiti kubera iki ngewe nkora buri munsi rega wowe wajya gusohora indirimbo buri munsi.
nkora indirimbo buri munsi reka nanjye niturize uhita utuza uzi ko tuzagukunda ukora amatiri kukasuka karagara live ntabwo ariko bimeze wabibonye nabi njye rero nari nzi ko buriya iyo umuntu akuze areba neza buriya uzi ko ese Ddumba wari uzi ko umuntu ahembwa uko akora wari ubizi ubwo rero ndumva nk'umuntu w'imfubyi yumviye mu rusaku oya Bruce reka kucya mu ijambo ubisubije inyuma ntabwo wabyumvise kucya mu ijambo utumbagira uburayivu hepfo no hejuru utumbagira uburayivu ubu waranje kubimenya ko ugomba kongera gukora umva nkubwira ikintu cya danje Bruce yibutse ko agomba kongera gukora ni wowe uduteza na The Ben ni wowe uduteza The Ben ubwo uvuga ugira hari ukavuga The Ben ukavuga The Ben nandirimba afite ubwo umuvuga avuga Bruce nk'ubu nari kwivugira ibintu ngira kuvuga izina The Ben azimire kimwe nk'ubu nari kwivugira ibintu byanjye ubu ibintu uri kuvuga byo shaka ariko The Ben nuko uzongera kumuvuga no udufuzaho The Ben urumva kuba hafi urumva Ddumba ngewe social media zanjye nta muntu tujya inama y'ukuntu nzikoresha niyo mpamvu nzikoresha uko mbyutse mbitekereza nta mabwiriza n'amategeko y'umuntu mbanza gufata nk'ishanga washize muri video bebe ntabwo yabikenewe ninde warihimbye mbega ngira ngo n'ubundi niwo cyane niko Kigali yakubwiye ati shiramo ishanga ese ubundi ni doda amashwanga rero nuko yadoda kuyabo njye ariko ndashaka umupfumu wawe ndimo ndashaka umupfumu wawe umwe bambwiye ndamushaka Rumaga ariko Rumaga buriya ntabwo mu miryango y'abapfumura ashobora kuba yabamenya umukiriya ashobora kuba yakurangira ahubwo baranambwe ubu ngeze mu gihe naje kubwira ibintu bagiye bandabura barandabuye ngo buriya ngo Eric Senderi afite ikintu apfana ngo na Eric Semuhungu simbizi Rumaga biriya bintu avuga bigomba kuba birimo ariko se Rumaga ushaka iki Rumaga nari nkuyobeje uramugarura ntabwo ngiye Rumaga ngomba kuba Rumaga ntabwo ashobora kugusubiza neza ngo uramubwira ngo urashaka ngo Rumaga ngo bitenga amakuru yawe murabona mwivana n'imvano ngo y'amakuru ngo buriya amakuru ngo babika akahita avuga nk'ibintu by'ibije mukavuga ati uri umupfumu bro Rumaga aca imigani ya danje kandi nyine ni muto Rumaga ni muto buriya Rumaga ni umujene mani n'umwana Rumaga ashobora kuba afite nk'imyaka 28 nibura wenda nka 5 gutyo ni 6 niyo mpamvu ibintu byose ni ukubikunda yewe umujene arajya mu kinyarwanda aragicukumbura ku buryo mu kiganira ukanga kumva kandi wumva ukizi I know rero abantu bose tujye twemerera ibintu bahisemo gukora hari abantu baba bashoboye ibintu kabisa Magara bishoboye ninza se ninza bazanira iki reka ngwire ikintu zanzanira ugenda ufate kanyabunyobwa akaranga ubwikarangira ko numva bishyizemo akazi karekare basi ihuza ari budakaranze n'ubundi nabonye usanzwe uzi ibintu byo gukarangira ngwino intore se yazibona ntiyazikura ariko n'ubundi nzazizana oya ariko ibindi Bruce urabizi kuko tuvugana ibintu byinshi n'ubikore cyane ngewe tuvugana ibintu simbikore mba nabyibagiwe nta rundi rutima rubi The Ben niwe muntu wenyine nari navugana nawe buri kintu cyose twari twavugana ntagikore byose ibintu tuvugana The Ben nta na kimwe yakoze ubu se ko tuvuganye ko nzaza muri Canada ntabwo nzaza uzaza ndabizi ko uzaza ariko rekera kuzajya uvuga The Ben azime ariko se nkuko kuva bwacya nari nicecekeye oya reka ngembe ukomeza kuvuga The Ben azime n'ibiririmbo bye bizime nta matiku ndimo magingo yandi kwivugira iby'igitaramo dore nk'ubu hano i Rusizi tware tugize igitaramo cya danje Ddumba The Ben botakore music murungi no rekira kubera ukora music biye byekisimusirwa wedegwe The Ben wedegwe mbera nkugambe birimba byo ndakumanura nukomeza kuvuga ikigande ndakumanura ikigande ntago tucyumva hano urumva turabanyarwanda mama yanjye ambwiye ko yambyaye ku mugande ndeka
buriya papa no mugande. mama niko yambwiye. Buriya ntabwo yakubeshye. Nese gusetse. Ariko abagore nabo baba bafite ibibazo. Ukabyara umwana. Nese mama we nawe mwise gutyo koko. Mama wanjye niko yambwiye ati papa wawe ni umugande muhungu wanjye. Ndakumenyesha ko mama w'umwana aba ari uzi papa w'umwana gusa. Akuze ikintu ngukundiye wirinze amatiku, uziko mushize ku matiku ya Deben uranga. Usenda bivuga iki birimo nta kintu kirimo. Nubwa mbere wumva inama zanjye ntiwongere kubivugaho, rekeraho. Nta kintu ufite cyo kuvuga. Nta amagambo yashize ivuga. Niwe wamuduteje. Ariko namwe ntago mwabaho mu muziki. Erega buriya Ddumba kuba uri kuri top wenyine ni bibi. Urabizi se? Oya The Ben yabaye akaba ari kuri de top ariko akora ibintu bizima, akora ibintu nk'ibyawe. Umva se weragenda akagira gutya. Umva murabure nyine. Lonely at the top. Amatiku Ddumba. Go lonely at the top, lonely. Money on my mind. Ngwabarezi batantikura. Nawe ikigori. Urumva? Nari kubwira yuko nyine ibintu biba bimeze neza. Hano twakoze igitaramo urumva tunabiva twikomereza hano rusizi twakoze igitaramo umukongo mana aramanuka. None biza kuba ngombwa ko muri performance ngira amakano k'igiki kigiswahili. Kandi urashona ko nshona. Nabakari bishije aba wihangana wakintu. Ikintu cya mbere abantu bose dukorana umuziki muri industry bifuza kuba aribo bayobora game, kandi birakwiye biranashoboka ko ari we wese. Icya mbere no gukora sana, naho ubundi icya kabiri ni ibiceri. Iyo ubikora bikagira icyo biguha, buriya kuba uwa mbere n'uwa danje ni byiza, wabikunda wanabyishimira. Ariko icya danje kangira inama abandi baririmbi Keniso, kangira inama Chris Easy. Vuga ngo abaririmbyi abaririmbi wowe kangira inama abandi baririmbi Kenisoro, Chris Easy, Kevin Kade, Ariela Weizi, Juno Kizigenza, Aline Sano. Aba bantu nibo bakeneye inama. Ni mudafatanya ngo mukore amakorabo menshi, ntabwo Bruce Melody na Bede na Kazungu abakazuba bubatseho ntabwo muzagasenya. Abaswera nibo barimo baratrendinga bonyine. Mukorana amakorabo nibwo muzabaza. Byabigambo bya vitamine. Ubusuri gutanga inama utukana kumva. Ngiye ngomba kukubwira kinyusi murimo abana mwarabazimije. Wowe na The Ben ugira gutya ni gutya hari competition yanyu iratuzimije. Mu ndirimbo za dance kama nawe mukora amakorabo batatu. Barabikora ahubwo wowe ushobora kubutabibona. Usko mu ndirimbo zasohotse nko mu ndirimbo za dance dufite nona. Harimo indirimbo yitwa Puta. Ni yande? Ni korabo, ni ya Ntuda, ni ya Buda. Nande? Na Juno ko nashaka kumuvuga Juno. Uranyangira umuhungu ngo umukire. Afite impano utayicecekesha. Urarero kwanga umusani umva nkubwire. Niba haba ikintu cya mbere kigoye, ni ukwanga umusani. Uramwanga ukumva umukozi wamucanye muri radio, wamwanga ukumva umwana wari kuririmba ngo kugenda bana dabu. Urumva umuhanzi nta hantu wamucikira. Niyo mpamvu nakugira inama yo gukunda Juno n'umutima wawe wose. Chris Easy ngo afite beef na Element, afite beef na Kiss, ubwo yarangiye. Ibyo si wabikuye ibyo ngibyo bye. Erega makuru mba nyicaranye. Niyo mpamvu atari muhaheruka nawe waracomotse ntiwagaruka. Buriya nabyemeraga ibintu wavugaga iyo baga wibereye hano. Ariko nk'ubu ngubu iyo umuntu abwiye umuntu akantu n'undi akaza akabwira undi nawe bikakugeraho uwa kane. Ayo ntago mbanyizeye.
reka simbivuge reka singe nurundi akaza ndahita mbivuga ndahita mva hano gene nkore blog yose uvuga iki ibi bya Chris izi ko agiye kuzima afite beef na Keys afite beef na Element kandi nibo bazi kumukorera umuziki. Oya ntago one ubutse Keys na Ele bakora umuziki 100% wo mu Rwanda, hari n'abandi ba producer barahari kandi barakora. Noneho ntago umuntu ufata we formule ufite mu mutwe, we formule wakreye mu mutwe wawe, sibyo? Ntago usibye ko nibyo bya beef ntabyemera, ariko nanone ntago umuhanzi agirwa no producer umwe. Izina ko no producer indirimba atari izina kuri indirimba atari kumwe na Element ndamuha amafaranga ihiting. Easy Kiriku ndamubonye sha mugende mu following Kiriku w'umurundi wa Kiriku niwe munyabwenge bafite Burundi wenyine iba mu follow niwe uvugira uziko buri adabujya adashobora kuvuga Kiriku atavuze ni nk'ukuntu nyine reka ntaga abasani bose bamenya kuvuga bajya naso abahanzi bose ntago bafite talent nyine yo kujya imbere abantu ngo bavuge ibitekerezo byabo. Bajya bamagara Daboje bakambwira ngo ushaka ko udukore nyine amafaranga bumvikana bakarajya kumvikana amafaranga n'ibintu byose kugira ngo ajye mu Birigi ukajya kubona conversation irangiye Daboje ahita avuga ngo none ga mutama ngo ko kiri kutaramuvuga ngo namake kunese ko nashaka ngo kiri kurajyaye ngo yatwe tugenda nka babiri mani boy muta ntago nsiga ntago no musiga umuhungu wa iyo uhamagaye Daboje ugomba gutwara Kiriku. Iyo abahanzi bari gutera imbere bakorana nabira bavugaga hari ikintu kinini bigabanya. Ntabwo ushobora kubyumva ariko bigabanya ikintu iyo muri kugendana uri muhanzi maze kugira experience yakikorana yakigendana, ariko inshuro nyinshi umuhanzi abakeneye bagenzi be kugira ngo ibintu byorohe akazi korohe nyine aboneka ibintu ari gukora atari wenyine bibamo. Murimo murazimya bakeneye gukora hamwe niba bacyaho nibarangiza kugira aho bashaka babacyaho buri umwe atangiye gukora, ariko ubu ngubu aba bahungu nibadakora amakorabo barazaguma aho barayakora. Ubu se Kevin Kade ntiyakora indirimbo na Chris ya Danje bakora izi imisoro uretse nkubwire usibye ko nawe uri kwikora mu mutwe ariko udatekereza neza. Kenisoro yakoranye indirimbo na wa muhungu muri music oya Moromita yitwa nde Mbanda bakoranye mu Maroda twarabibagiwe nawe Ngabo ntabwo twamwibagiwe Mbanda uramuzi Kevin Mbanda se umuhungu wanjye buri yigira ngo uzi ko Mbanda ari wo muntu usigaye gukora business zo kuzana bya bikoresho by'aba lesbienne. Shano kajya wica amazina y'abantu Kevin Mbanda yafunguye business hasi cyane. Kevin Mbanda yafunguye business yawo tumuveho tumwiyorere wibashaka ahubwo abanyarwanda kaza ka business ka Mbanda mukurikirane wibabaza Mbanda mwana wibabaza Mbanda akora umuziki mwiza ahubwo ndabesha umba abantu badanje ngiye mbona abantu badanje dukwiye gusapotinga umuntu witwa Mbanda umuntu witwa Pasi Kizito Neringabo bavuga Neringabo Morometa na Kenisoro Morometa yari n'ubundi Shafi baramutereranye kandi abayashizemo akagufu nyine ukabibona. Usiko ka Chris Easy kananiwe gupostinga Shafi asohoye indirimbo kandi barakoranye nuza bana niba ari bana aya balance. Ibyo rero ibyo ngibyo buriya ibyo bintu murabyitiranye, hari umubano hari ubushuti hari na business. Niba barakoranye bana se hari nka business oya ntabwo nta muntu force undi umva Ddumba ngiye mu ikintu nemera nta muntu force undi kubana n'undi. Nyinshi urabizi ko nawe ari kumeze ibyo bintu urabishyigikira cyane guhemukura bwushigikira urumva guhemuka ni gute mbega nicyo The Ben akurusha ntabwo ajya hemuka nubwo abesha cyane